Good evening. Anyway, Once again, we are so thankful to the Lord who has given us the chance to listen to His word. turashimira Imana duha amahirwe yo kongera kumva ijambo ryayo. As you know, every evening God has allowed us to have this evening fellowship. Nuko mubizi Imana duhaye umwanya w'umugoroba kugira ngo twumve ijambo ryayo. So let us pray and continue. Dusenge dukomeze. Father God, we thank you tonight. Data mwijuru turagushimye ku mugoroba. We thank you for your grace and your mercy you don't cease to give us. Tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe kubana natwe. Every day you bless us with your word. Igihe cyose duhabwa umugisha mu ijambo ryawe. That's why even now we are happy to meet through this Zoom and Facebook to listen to your word. Niyo mpamvu na n'ubu tunezerewe kuba turi kuri Facebook na Zoom twumva ijambo ryawe. May you guide our hearts to receive your word. Uyobore imitima yacu twakira ijambo ryawe. We pray all in the name of Jesus. Sinzi byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Tonight we read Romans chapter 11. Mugoroba reka dusome mu Baroma igice cya 11. The book of Romans chapter 11 starting from verse 15. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 15. Please open your Bible in the book of Romans. Fungure Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma. We shall read from verse 15 through verse 32. Turera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 32. Yes, if you are there, we can read. Adusome. For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugaruka kwabo ni kuzaba kuzuka. For if the first fruit is holy, the lamp is also holy, and if the root is holy, so are the branches. Ubwo ifu y'umuganura ari yera, n'irobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari cyera n'amashami nayo niko ari. And if some of the branches were broken off, and you being an olive tree were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri mu nzenzo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo. Do not boast against the branches, but if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you. Ntukirarire ngo ugaye ayo mashami, niba wirarira uyagaya, ubikuye ko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni umeze ku gishyitsi. You will say then, branches were broken off that I might be grafted in. Ahari bavuga uti amashami yahwanyiriwe kugira ngo nterweho. Well said, because of unbelief they were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. Niko kutizera niko kwahayahwanyijwe, none nawe kwizera niko kuguteweho. For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. Kuko ubwo Imana itababarira amashami yakavukire, nawe ntizakubabarira. Therefore consider the goodness and severity of God on those who fail, severity, but toward you goodness, if you continue in His goodness, otherwise you also will be cut off. Nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo, kubaguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza, nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahanyurwaho. And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in,
for God is able to graft them in again. kandi babandi nabo nibatagundira kutizera kwabo bazaterwa nk'ingurukira kuko Imana ishobora kubagaruraho. For if you were cut out of the olive tree, which is willed by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree? Ko hanyuwe ku gishyitsi cyavutse ari umunzenze ugatwebwe nk'ingurukira kurera yo nziza utavutseho, nkanswe abandi beneyo ntibazarushaho cyane guterwa muri erayo yabo. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mbarushyitse. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. So this is my covenant with them when I take away their sins. Njye niryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. Iby'ubutumwa bwiza abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bw'abasekuruza. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Ku impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. For us you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience. Nk'uko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe kubw'ubugome bwabo. Even so, these also have now been disobedient, that through the mercy shown you they also may obtain mercy. Niko nabo bagomye ubu kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. Ku Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Okay, we have read up to verse 32. Twasomye kugeza ku murongo wa 32. As we have this online ministry preaching the word of God, mu gihe tugira n'uvugabutumwa ryo kuri internet tubwiriza ijambo ry'Imana, I see that many people, they listen to the word and they receive it. mbona ko abantu bakurikirana ijambo ry'Imana kandi bakaryakira. Some days back I was reading some comments. Minsi ishize hari ibyo abantu banditse nari ndi gusoma. And there was one sister who said how she received the word of God. Ni mushiki wacu umwe wanditse ko yakiriye ijambo ry'Imana. At the time she said, you are saved by faith, not by our action. Yavuze ati ntabwo dukizwa n'ibikorwa byacu, ahubwo dukizwa no kwizera. She said our sins has been washed. Kandi ibyaha byacu byose byarogejwe. And she said, by listening to the word of God, I was able to confirm that though I used to think that I need to work hard, but God has already saved me. Mu gihe nibwiraga ko burya hari icyo ngomba gukora, Imana yari yarankijije. So by just seeing this, I was so thankful to God. Mbonye ibyo rero nashimye Imana. Because I too used to think like her.
ariko nanjye najyaga ntekereza nkabo. Before I thought that I need to work hard in order to receive salvation. Rero mvuga ni ngomba gukora cyane mbone nakira agakiza. I even tried to work hard. Kandi nkagerageza gukora cyane. But when I met the true gospel, Ako mbonye ubutumwa bwiza, I realized that there is nothing good I can do to save my soul. amenye ko nta kintu nakora ngo ngize ubugingo bwanjye. But on the other hand, Ariko mu rundi ruhande, God did everything for me. Imana yari yarakoze ibintu byose. When God chose Abraham, Imana ubwo yatoranyaga Aburahamu, He didn't ask him anything. nta kintu yigeze imusaba. He just told him to come out from his land, Yamusabye gusa ko yava mu gihugu cy'iwabo, and he promised him the blessing. hanyuma imusezeranya imigisha, And indeed, he made him blessing. kandi nawe yamugize umugisha. As Abraham received this grace, Aburahamu ubwo yakiraga ubwo buntu, God had the heart also to bestow the same grace to all nations. Imana yari ifite umugambi wo guha umugisha amahanga yose. In order to do this, he chose Israel people. Niyo mpamvu yatoranije ubwoko bwa Isirayeli. When he chose the sons of Jacob, he wanted to show us how merciful he is. Rero ubwo yatoranyaga umuryango wa Yakobo, ashaka kutwereka uburyo ki ari Imana y'impuhwe. Through them, we can see how God saves us. Binyuze muri bo tubona uko Imana idukiza. Not only them, but also God can save us in the same way. Si bo gusa ahubwo natwe kuko niko Imana yadukiza. That's why when time came, God sent Jesus Christ. Niyo mpamvu igihe kigeze Imana yohereje Yesu Kristo. Through one family, he chose the family of David. Yatoranije umuryango umwe ari wa Dawidi. Jesus was born as a man. Yesu yavukiye aho ngaho. Some days back, I was thinking why Jesus came in flesh. Minsi yashize najyaga nibaza ndetse kuki Yesu yaje yambaye umubiri. But all of a sudden, I came to understand that he wanted us to be like him. Ariko naje kumenya ko yashakaga kumera nkatwe. Through the church, I was able to learn this secret. Yize mu itorero naje kwiga iryo banga. There is a way to change something which is bad to a good one. Hari uburyo ki ikibi cyahindukamo icyiza. Not just changing it as a whole, atari ukugihindura cyose, but just using one branch. If we take example of a tree, ubwo dufashe urugero rw'igiti, dufashe nk'ishami rimwe, you can just use one branch of a tree and graft it in another tree which is good. dushobora gufata ishami rimwe ry'igiti runaka tukaritera mu kindi giti cyiza. By doing this, you want that branch also to bear good fruits. Icyo ushaka ni uko iryo shami naryo ryera imbuto nziza. And when this branch just uses the fatness of the good tree, rero iyo iryo shami ritangiye gufata ku makakama y'icyo giti cyiza, it is very easy for it to bear good fruits. kigiye bizora ko nacyo cyera imbuto nziza. So through the church, I was able to learn that this is how man can also become righteous. Naje kumenya rero ko binyuze nk'uko niko umuntu yandika umukiranutsi. Because when you learn this secret, Rero uzi iryo banga, you can see that going to heaven is very simple. bitumenya ko kujya mu ijuru ari ibintu byoroshye. But one thing we have to understand at the very first point ariko ikintu ugomba kubanza kumenya neza is that we are bad trees. ni uko twebwe twabaye ibiti bibi. Many people, they try to be good. Abantu benshi bagerageza kuba beza, Many people, they try to bear good fruits by themselves bagerageza kwera imbuto nziza ku bwabo, without knowing the will of God. batazi neza ubushake bw'Imana. But when you check the Bible, ariko urebye muri Bibiliya, God clearly has shown us His will. Imana amaze kugaragaza ubushake bwayo ari bwo. So what is the will of God? Ese ubushake bw'Imana ni ubuhe? You have to know that whatever you can do, if you don't know the will of God, you can only perish.
icyo twagerageza gukora cyose tutazi ubushake bw'Imana twarimbuka. I want us to read Matthew chapter 7. Reka dusome Matayo ibice 7. Matthew chapter 7 verse 18 through 21. Matayo ibice 7 umurongo wa 18 tugeze kuri 24. Here the Bible says, a good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Ahangaha biravuga ngo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Therefore, by their fruits you will know them. Nuko rero muzamenyera ku mbuto zabo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami suzinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Jesus wanted us to know that we are a bad tree. Yesu ashaka tumenya ko turi igiti kibi. Sometimes we commit sins. Rimwe na rimwe dukora icyaha. Sometimes we do evil. Dukora ibibi. And when we see that we committed sins, Iyo dusanze twakoze icyaha, we conclude that we are sinners. tumenya ko turi abanyabyaha. And we try to solve that problem. Hanyuma tukagerageza gukemura icya kibazo. Some people, they try to pray with fasting prayer. Hari abagerageza gusenga ari kwiriza. Others, they just try to ask forgiveness of their sins. Abandi bakagerageza kwaka imbabazi z'ibyaha byabo. Others, they try to do many good works like sacrificing themselves, giving offering and tithe. Abandi bagakora imirimo myiza bakitanga bagatanga ibya cumi n'amaturo. Doing this is not a problem. Gukora ibyo ntabwo ari bibi. But if you do with intention to be forgiven your sins, Ariko bikoranye umutima wo kwibwira ko uri buhere ko ubabarirwa ibyaha byawe, that is very wrong. ibyo ntabwo byaba ari byo. The Bible says that the wages of sin is death. Birivuga ko ibihembo by'icyaha ari urupfu. That is written in Romans chapter 6 verse 23. Ibyo biri mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23. But when you read Hebrews chapter 9 also, Ariko dusomye Abaroma ibice 9 nanone, verse 22 says there is no remission without the shedding of blood. umurongo wa 22 werekana ko hatavuye amaraso icyaha nticyabarirwa. So from long ago, God showed that there is only one way for us to be forgiven. Kuva kera rero Imana yerekanye ko hari inzira imwe yonyine rukumbi kugira ngo umuntu abarirwe. It's by faith to believe in the sacrifice. Ni ukwizera cya gitambo. The sacrifice when it sheds the blood, Igihe kimaze kumena amaraso yacyo, of course, to die. birumvikana ko kiba gipfuye. After shedding all blood, the next is dying, to die. Kimaze kumena amaraso yose nta kiba gisigaye usibye gupfa. So with these two things, man can be forgiven sins. Binyuze muri ibyo bintu byombi uko ari bibiri umuntu ashobora kubabarirwa ibyaha bye. But why do people keep trying to use other methods? Ase kuki abantu bakomeza gukoresha ubundi buryo? It's because they don't understand this point that they are bad tree. Nuko baba badasobanukiwe ko ari ibiti bibi. Therefore Jesus spoke in Matthew chapter 7. Niyo mpamvu Yesu yabivuze muri Matayo ibice 7. A good tree cannot bear bad fruit. Ati igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi. Yeah, this verse 18 clearly shows that if you ever had seen a bad fruit in your life, you are a bad tree. Yesu abashaka kwerekana ko niba warigeze ubona igiti kibi, buri giti kibi. I mean, if you have ever seen any bad fruit in your life, it means you are a bad tree. Niba hari imbuto mbi waba warigeze ibonaho bivuze kuri igiti kibi. Everyone, always you see evil things in your life. Igihe cyose ubona ibibi mu buzima bwawe. You can see evil thoughts. Ubona ibitekerezo bibi. You can see evil actions. Ubona ibikorwa bibi. And when you see this in your life, kandi ibyo byose ubirebye mu buzima bwawe, do not judge yourself to be a sinner because you committed such evils.
ntabwo wibara nk'umunyabyaha kubera ko wakoze ibyo bibi. Never judge yourself like that. Ntabwo wicira urubanza muri ubwo buryo, But judge yourself as a bad tree. ahubwo ugiye ucira urubanza kuri igiti kibi. Therefore, you will know the next step. Icyo gihe nibwo uzamenya igikurikira icyo ari cyo. That's when you can know what Jesus has done for you. Icyo gihe ushobora kumva icyo Yesu yagukoreye. So Jesus came in flesh. Rero Yesu yaje yambaye umubiri. Why did he come in flesh? Kuki yaje yambaye umubiri? He has to become a man like you, Agomba guhinduka umuntu nkawe, so that you can match the species. kugira ngo mubashe guhuza ubwoko. Because there is no way you can graft in another tree without a tree of the same species. Kubera ko ntabwo wagemeka igiti udafite ikindi giti ugishyiramo. Therefore, you need a species which is in the same species of the branch you break off. Niyo mpamvu ukeneye ikindi giti cy'ubundi bwoko nka cya bwa bundi wakuyeho ishami. When you read 1 Peter, Usomye Petero wa mbere. please open 1 Peter. Turi mu gitabo cya Petero wa mbere. 1 Peter chapter 2. Petero wa mbere ibice bibiri. You can read verse 24. Umurongo wa 24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Ubwo yikora ibyaha byacu mu mubiri we ayambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imbaye niyo yadukijije. Jesus came in the flesh, Yesu yaje yambaye umubiri. with a body like yours. Yari afite umubiri nk'uwawe. Why did he do like that? Ese kuki yabigenje atyo? The Bible says that he wanted to carry all of our sins. Birivuga ko yashakaga kwikorera ibyaha byacu byose. Therefore, he bore all our sins Niyo mpamvu yishyize ibyaha byacu byose in his own body. mu mubiri we. So today we read Romans. Basomye Abaroma uyu munsi. When you read Romans chapter 11, Abaroma igice cya 11 wasomye. you can clearly understand how God did this. Ubasha kumva uko Imana yabigenje. Yeah, first of all, he chose Israel people as an example. Yatoranije Abisirayeli nk'urugero. But it is not that Israel people were good people. Ntibivuze rero ko Abisirayeli bari abantu beza. They are also disobedient people, Nabo bari abantu batumvira. like you, like me. Nkanjye nkawe. But why did God choose them? Ase kuki Imana yabatoranije? God wanted to show us that the grace they received by being chosen is the same grace we can receive. Ashaka kwerekana ko ubuntu bagiriwe bagatoranywa aricyo kimwe natwe nubwo twagirirwa. Because all of us, we can be connected to God by just being grafted in. Kubera ko twese twahozwa n'Imana igihe twaciwe tugaterwa. If we are cut off from our tree, Iyo twaciwe ku gishyitsi cyacu and we are grafted in Jesus, tugaterwa kuri Yesu, that is the good tree. icyo gihe tuba tubaye igiti cyiza. The good tree is Jesus, and we are grafted in him. Igiti cyiza ni Yesu, none dutewe muri we. So that's how we can become righteous. Uko nguko niko twahindurwa abakiranutsi. This is what verse 15 and 16 says. Nicyo umurongo wa 15 na 16 tubwira. Romans chapter 11 verse 15 and 16 say, Roma 11:15 na 16. For if their being cast away is the reconciling of the world, what will their acceptance be but life from the dead? Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugarurwa kwabo ni kuzaba kuzuka. For if the first fruit is holy, the lamp is also holy, and if the root is holy, so are the branches. Amashami nibara yera n'igishyitsi niko kiri.
kandi n'imbuto nazo niba ari nziza n'igiti nacyo ni cyiza. Everyone, you have to understand this phenomena very clearly. Ubu buryo tugomba kubwumva neza. It's very simple because even a farmer who didn't learn about agriculture knows how to do this grafting. Ugomba kumvikana neza kuko n'umuhinzi utarabyigiye ibintu byo kugemeka arabizi. That's why if you understand this just natural thing, you can also understand the heart of God. Impamvu uramutse ubyumvise uko bigenda wakumva n'umutima w'Imana. Here the Bible says, the first fruit, if it is holy, also the lamp is holy. Hano baravuze ngo niba igishyitsi ari kera n'amashami niko ari. If the root is holy, so are the branches. Igishyitsi niba kera ubwo n'amashami nayo niko ari. So the root is Jesus. Igishyitsi rero ni Yesu. If we are connected to this root, rero niba duhujwe n'iki gishyitsi, if the root is holy, niba igishyitsi kera, the branch which is connected to this root becomes holy automatically. bivuze ko amashami n'afashe kuri cya gishyitsi aba yera byikoze. This is how we can become righteous. Uko niko natwe twandurwa abakiranutsi. We cannot become righteous by struggling. Ntabwo twahinduka abakiranutsi kubera guhatana. We become righteous by being grafted in Jesus. Ahubwo duhinduka abakiranutsi binyuze mu guterwa muri Yesu. And how can this happen? Ese byabaho bite? It's just by faith to believe in God. Ni ukwizera Yesu gusa. Because when you have faith that God did this already, Kwa ko ugize kwizera kuko Yesu yabikoze, you automatically become holy. ako kanya nawe nduka uwera. Verse 24, Umurongo wa 24. for if you were cut out of the olive tree, which is well by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree? Kuko banyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze ugaterwa nk'ingurukira kuri erayo nziza, utavutseho nkanswe abandi beneyo, ntibazarushaho cyane guterwa muri erayo yabo. Yes. One day Jesus came down in the world as I told him. Yesu yaje mu isi nk'uko nababwiye. But not Israel people accepted him. Ariko sabisirayeli bose bamwemeye. Pharisees and scribes, they could mock at him. Abafariso n'abanditsi baramukwenaga. Even they crucified him. Ndetse baranamubambye. Up to date, many Israel people don't believe in Jesus. Kugeza umunsi abisirayeli bamwe ntibizera Yesu. But why did this happen? Si kuki byabayeho? Actually, the Bible clearly says that God wanted you to receive salvation. Icyo birivuga ni uko Imana ashaka ko twakira agakiza. In this time of grace, muri iki gihe cy'ubuntu, we Gentiles will have time to receive the grace of God. twebwe abanyamahanga dufite uburyo bwo kwakira ubuntu bw'Imana. Apart from Israel people who were chosen at the time, all other nations were just Gentiles. Usibye abisirayeli bari baratoranijwe, andi mahanga yose bari abanyamahanga. But now, as I'm speaking to you, you still have chance. Ubu rero mu gihe tuvugana gutya muracyafite amahirwe. If you come to believe in this one, uramutse wizera ijambo, that is being grafted in Jesus, biba bimeze nko guterwa muri Yesu. that is being grafted in the good tree. bivuze nko guterwa ku giti cyiza. However, you have first of all to accept your true figure. Rero ugomba kwemera ishusho yawe neza. You are a bad tree. uri giti kibi, You are evil. uri mubi. You cannot bear even a single good fruit by yourself. ntushobora kwera imbuto nziza wo ku bwawe. Therefore, you need to be cut off. niyo mpamvu ukeneye gukatwa. If you are broken off, mu gihe umaze gukatwa, that branch can be grafted in a good tree. ishami ryatewe mu giti cyiza ryakora imbuto nziza. God wants to have mercy on us all. Imana yashaka kutugirira impuhwe twese. That's why verse 32 says,
niho umurongo wa 32 uvuga ngo For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. ko Imana yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko bababarira bose. Yeah, we don't have enough time to tell you each verse by verse, ntabwo dufite umwanya uhagije wo gusobanura umurongo ku wundi, but we can summarize the story in 2 verses. ariko dushobora gufata iyi nkuru tukayinira mu mirongo 2. Verse 32 says that God committed all of us to disobedience with a purpose. Birerekana ko yabumbiye abantu bose mu bugome ifite umugambi. He wanted to have mercy on us all. Agashaka kubabarira bose. All of us, we are born as sinners. Twese twavutse turi abanyabyaha. Yes, we commit sins. Birumvikana twakoze ibyaha. We do evil things. Twakoze amabi menshi. But God wants to have mercy on us. Ariko no handi Imana yashaka kutugirira impuhwe. So there is no difference between me and you. Rero natandukaniro ryanjye nawe. The evil thoughts you have in your heart, the same evil thoughts I have. Ibitekerezo bifite mu mutima wawe nibyo nanjye mfite. But if we come to accept this true figure of ours, ariko twemeye ishusho yacu neza, we can see that there is another way God prepared for us to become righteous. tubona ko hari n'inzira Imana duteguriye ngo tuba abakiranutsi. Which way is that? Se niye? That is verse 16. Umurongo wa 16. Just by being cut off and being grafted in Jesus, gukatwa tugatera muri Yesu, by faith to believe in Jesus, kubwo kwizera Yesu, by faith to believe that Jesus came down with the body, with the flesh, to carry our sins away. kubwo kwizera ko Yesu yaje mu isi afite umubiri kugira ngo yikorere ibyaha byacu. We can testify that you are holy. Igihe ubasha guhamya kuri uwera. There is this verse in 1 Corinthians I had. Hari cyanditswe hano mu Bakorinto wa 2. I want to read it as we conclude. Ndashaka kugisoma dusoza. It's a very special verse in 1 Corinthians. Igitabo ni icyanditswe cy'ingenzi mu gitabo cy'Abakorinto. Chapter 6 verse 11. Ibice 6 umurongo wa 11. Please open 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Dusome igitabo cy'Abakorinto wa mbere ibice 6 umurongo wa 11. Here the Bible says, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. In order to receive salvation, we have to cut off our thoughts. Kugira ngo twakire agakiza tugomba gukata ibitekerezo byacu. How do we usually think? Ese ni gute tuba dutekereza? All Christians in the world, they know that Jesus died for their sins. Abakristo bose mu isi bazi ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo. They accept that Jesus came with the body and he carried our sins away. Bemera ko Yesu yaje mu isi afite umubiri hanyuma agakoraho ibyaha byacu. Even when they sing the songs, Iyo baririmba indirimbo, they sing like that. barimba batya bati. At the end of the day, when they judge themselves, Rero mu gihe bakomeza kwiciraho iteka, they say, yes, Jesus died for our sins, avuga ati ni Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byacu, but we still commit sin. ariko turacyakora ibyaha. They start saying Jesus died for their sins. Bavuga ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo. And they add this word, but, in order to deny the fact that Jesus died for their sins. Ariko usanga bongera ijambo ngo ariko kugira ngo bibuze imbabazi Yesu yabagiriye. And it is exactly the opposite of this verse. Kandi bitandukanye kure cyane n'uyu murongo. Because this verse starts saying, such were some of you. Kuko birani iravuga ngo bamwe muri mwe mwari nkabo. Who? Inde? You can see in verse 9 and 10. Umurongo wa 9 n'uwa 10. You are unrighteous people. You are unrighteous. Abakiranirwa. You were like thieves or covetous or
and other sins you commit. n'ibindi byaha byose mukora. And the Bible says, Ariko biravuga ngo but you were washed. ariko mwarabigejwe. So you can see that the way the Bible says and the way people think is the opposite. Ubona ko rero ko birivuga nuko abantu baba batekereza bitandukanye. People start saying Jesus died for our sins. Hano bavuga ati Yesu yapfiriye ibyaha byacu. They think that Jesus forgave their sins. Bavuga ati Yesu yogeje ibyaha byacu arabibabariye. And they add the word but. Ariko bakongera ijambo ngo ariko. We are still sinners because we can't sin. Turabacyari abanyabyaha bitewe n'uko tugikora ibyaha. But when you check the Bible, Ariko wareba Bibiliya, the Bible says you are like this. biravuga ngo umeze gutya. You have evil thoughts. Ufite ibitekerezo bibi. Your heart is very evil. Kandi umutima wawe ni mubi. Your heart is dirty. Umutima uranduye. You steal, you lie, you do many bad things. Uracyabeshya, uracyakora ibi byinshi. And he adds this word. Ariko ari ijambo rivuga ngo But ngo ariko. this but is very special. Rero iyi ariko ntisanzwe. It comes to erase all the previous story. Iza ije gusiba ibiba byabanje byose. Because of this but, we can say that you are righteous. Bitewe ni ariko ntushobora kuvuga ngo uri umukiranutsi. We can say that we are righteous because of the but in the Bible. Ushobora kuvuga ko uri umukiranutsi bitewe na ariko uri muri Bibiliya. Jesus washed our sins away. Yesu yogeje ibyaha byacu byose. Jesus paid the payment which was required. Yesu yishyuye igihano cy'ibyaha cyari kigenwe. Therefore, we are righteous. Niyo mpamvu turi abakiranutsi. The wages of sins were paid. Ibihembo by'icyaha byarishyuwe. The blood was shed so that we can receive forgiveness of our sins. Amaraso yaramenetse kugira ngo tubone imbabazi z'ibyaha. Thus, we are righteous. Niyo mpamvu turi abakiranutsi. We are perfect and holy people in the eyes of God. Turatunganye turera mu maso y'Imana. It's the matter of knowing that we are adultery and got broken off and got also grafted in Jesus. Gutamenya ko uri umuntu wanduye hanyuma ngo ucibwe uterwe muri Yesu. So I hope tonight you can think about this one. Ngiye ko uyu mugoroba watekereza kuri icyo. If you have the problem of sins, uramutse ufite ikibazo cy'icyaha, you check your thoughts. urebe ibitekerezo byawe. You are being troubled because of your thoughts. Uteshwa umutwe bitewe n'ibitekerezo byawe. Please cut off your thoughts and receive the thoughts of God. Ngiye ko mwareka ibitekerezo byanyu mukakira iby'Imana. If you are being troubled because of the sickness or other problems in the world, niba uteshejwe umutwe n'ikibazo icyo ari cyose cyangwa se uburwayi mu isi, it's very simple. You cut off your thoughts ugiye ukata bya bitekerezo byawe and let be grafted in the thoughts of Jesus. hanyuma ubashe guterwa mu bitekerezo bya Yesu. By being guided by the thoughts of Jesus, rero wowe n'ibitekerezo bya Yesu you will be happy. uzishima, You will rejoice all the time. uzanezerwa ibihe byose. You will say, it is like this, but Jesus is almighty. uzavuga ati meze gutya ariko Yesu ashobora byose. Jesus solved all problems on the cross. Yesu yakemuye ibibazo byose twari dufite ku musaraba. That's why I am happy. niyo mpamvu nezerewe. Thank you. Urakoze. I will pray and you conclude. Dusenge dusoze. Father God, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimira. Tonight you have allowed us to share the word. Batwemerera gusangira ijambo rye kuri mugoroba. It's true that we are Gentiles Nibyo koko turi abanyamahanga and we are so evil before you. kandi turi babi mu maso yawe. But you have set before us the way and the process to become your children. Ariko washyizeho inzira ihamye uko twahinduka abana bawe. We can be born again through being grafted in Jesus. Rero twavuka ubwa kabiri binyuze mu guterwa muri Yesu. And since Jesus is holy, bitewe n'uko Yesu ari uwera, after we are grafted in him, we are also holy. duhujwe nawe natwe tubabera. Because when the root is holy, the branches are also holy.
kubera ko mu gihe gishyitsi ari kera n'amashami niko ari. We thank you because you have made us this way for us. Rero turagushimiye kubera ko wadushyiriyeho inzira nk'iyo. Thank you for your mercy. Tugushimiye imbabazi zawe. And please bestow the grace upon each and every viewer and listener. Kandi ugire ubuntu buri wese ukurikiye. We pray everything in the name of Jesus. Senza byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. Murakoze. See you next time. Nawe utaha.